nyinshi n'umubabaro mwinshi nkabyishyiraho nkumva uko nari imeze nkumva umubabaro nahuye nawo nkumva rwose ari isengesho rya satura kureka abadamu bakagira ubwisanzure kuko kenshi hari aho bagira ubwisanzure wamureke ubwisanzure bwiwe hari aho turengerwa tuvuge nk'usenga hari aho turengerwa n'amasengesho yiwe kandi ushobora no kuba utanasenga ariko amasengesho yiwe akakure ati none se ni iki ati ntago nzi uwari we gusa yantegetse guteka ndabagaburira biriwemo n'ubu baracyarimo ndinjira ngikubita urugi ndebye ku buriri nsanga bari kumwe sanze bari kumwe ubwo nawe inyuma rero imbuto zabo ziraba n'abandi babyeyi tudagara twijana iyo natubonaga duteka gatatu mu mboga byari ibibazo birebire yambaye ubusa arurongotana ku musozi rwose yagiye ahantu h'urugendo rurerure nk'urw'amasaha agera kuri 3 arenga yambaye ubusa ashyika mu rugo myinshi ibintu byinshi ubu ngiye nsigaye mwubaha cyane nshingiye ku bw'uko nawe yambabariye ibintu byinshi. Igihozo TV twongeye kwa ikaze mu biganiro byacu ngende Timamu Jean Baptiste kuri mikoro imbere ya kamera zacu murimo murareba umubyeyi ndetse n'umupapa cyangwa se n'umugabo umuryango mwiza muzima harimo ibiganiro byinshi turimo kugenda tubageza ariko iki cyo noneho nagashya ni bidasanzwe biri bukugirira umumaro reka mbararikire gukomeza kubana natwe gukora subscribe gusharinga hirya no hino like ndetse n'ibindi bitandukanye comment ntimuzibagirwe kugira ngo tugende tumenya ngo nibiki dukwiriye kubagezaho muri kino gihe tugeze mu gihe rero kitoroshye kubijyanye n'imiryango niyo mpamvu twifashishije no muryango kuko bafite ubuhamya bwinshi buri buze kugenda bafasha muri kino kiganiro cyacu ushaka kuba hari uri umuntu babaye ushaka kuba hari hirya no hino uri mu bitari byiza ariko nagira ngo mbwire ngo nubana natwe muri iki kiganiro kirasiga kikubakiye umutima wawe reka mbaye ikaze rero batangire batwibwira mpereye ku mutware w'uyu mufasha nitwa Harerimana Yuriyani Harerimana Yuriyani Julie wow Harerima umeze neza amakuru urakomeye ufite umugore mwiza urabizi ndabizi kandi urabizi cyane wiriwe neza ma iriwe neza umeze neza nta kibazo uratangaza iki ndatangaza amakuru meza y'umunezero nsigaye mfite yuko njyama kandi mbere ntaryamaga nararaga hanze mu gihuru nitwa Nyirabirikunzira Marie Jose Marie Jose ariko bakunda kumvuga mu bisanzwe Marie Jose Yosefa izina ryoroshye cyane hanyuma rero umuntu akubonye buryo wambaye neza rwose urasa neza yavuga ngo Imana nihabwa icyubahiro ndumva ufite amashimwe hamwe n'amashimwe nibyo tugiye kuganira n'abadukurikiye ku Gihozo TV ndagira ngo tuze gusa nk'abinjira mu kiganiro mpereye kuri wowe kuko ubuhamya bwinshi buri kuri wowe ariko turaza kuba tuganira n'impande zombi kugira ngo tuze kugenda turushaho gufasha abantu bakurikiye ikiganiro warutangiye uti nubwo byari bimeze gutya ariko bimeze gutya tutarajya kuri mbere ya byose love story yanyu ihagaze gute mwabanye mute muri abantu mubanye gute mwamenyanye gute mwatangiye gute ubuzima bw'urukundo ni love story nyine amakuru y'urukundo rwanyu mbega ameze ati amakuru y'urukundo rwacu twakundanye imyaka 3 yashize dukundana dufiyansanye mbona nta kibazo mbona ari umusore mwiza kandi witonda mbega nawe ndeba akavuga ati nzagupfira nintakubona zemera mve rwose bampambe nintakubona mbega mbona nta kibazo avuga ati rwose umugabo uvuga ko yamvira ntago azantunga nabi nuko birangira nyine nemeye turabana mwamenyaniye hehe ngewe ubusanzwe ari inshuti ya musaza wanjye nibyo niko bimeze wari inshuti ya musaza we none hakaza mu rugo musaza wanjye yari umucuranzi kera niho bari bagitangira kwiga gucuranga gitari yari yabyigiye muri Kongo none abasore kaza baje kwiga gitari akaza mu basanzwe nkamufata akari usanzwe
nuko akanganiriza mu bisanzwe nkabona ko nta kibazo nyine ari wa muntu w'inshuti y'umutware wanjye nako ya musaza wanjye nuko tubanye gutyo igihe kigeze rero aza kumbwira ati ibyo byose rero burya nta mikino ndiho rwose uri fiyanse wanjye numva simbyumva ndamubwira ati hoya rwose nta gahunda yabyo nge mfite arambwira ati bujya kuva kare hose kuva nagera ahangaha ngewe nakanagira muri uru rugo umutima wanjye ni wowe wapfiriye nta wundi nta n'uwundi numva nzanaja kandi ninkubura umva nindapfa nzashaka maze nk'imyaka 50 ko mbona utuje cyane wabashije gute gutereta uyu mugore mwiza ubundi gutereta ntago bisaba ngo gusaragurika ubundi ugenda buke buke nyine kugeza ubwo ubusha ku ntego hanyuma rero ugira gutyo uramubenguka uravuga uti ndagukunda nagerageza nyine mwerurira ikindimo mubwira ko namukunze byagutwaye kingana gute kugira ngo uzamubwire kumukunda utinyuka ubimubwire twamaranye nk'amezi agera nko kuri 5 ntacyo ndamubwira naricecekeye mpaza nk'uko mvugisha musaza we nkongera nkigendera none se musaza we ko ari inshuti yawe ntago we wajya kubimubwira uvuga utari ku mushiki we mba numva rwose mwikundira ntago nakunda kubimubwira kuko nagomba nabaga nsa nkaho ari data buko ndi kubwira wari kumumenya ibanga none nahisemo kubyihorera nyine tugaguma dukundanye nawe atazi ibanga ncunze nuko nyine basi birangira ngiye mbyivugiye ubwanjye hanyuma rero uza kugira gutya arabikubwiye aravuga ati ndagukunda no gupfa napfa uramwemereye nuko rero ubwo nanjye nyine nabifatiye umwanya wo kubitekerezaho birangira mubwira ati nta kibazo ariko ntago turakura reka tubanze dukure imyaka 3 rwose dukundanye nta kibazo nta byaha tugiyemo nuko dukundanye ubwo nyine tukaganira kaza mu rugo gufiyansanya kwacu metero iriho iki gihe urabona metero iriho ubu ngubu kugira ngo korona abantu niko twahagararaga mbo kumusuhuza nakaboko yabyanka nkagenda ntabyo guhoberana nari naramubwiye ngumva ngewe nta guhoberana n'abasore nzageranwa n'umusore tudahoberana ubwo nyine nuko nabyishyizemo ntereta umpobera ubwo ngubwo urakisha bizaba bipfuye uburyo igihe kimwe yanyandikira umukobwa twari dukundana aranyandikira arambwira ati ariko ko nzamona runaka na runaka bari mu nzira bagenda bafatanya amaboko kandi baganira nkabona bicaranye begeranye ngewe untinya kubera iki namugatumva rero nuko nteye buri muntu agira uko ateye ni wanga guhagarara hirya yanyu ngo tuganire cyangwa ngo uze mu rugo iwacu uzigendere kurumva ari ikizami gikomeye wabyitwaye mu gikute kugira ngo ubashe icyo kizami gukundana n'umuntu utegera nta kundi nyine buriya icyo umutima ukunze wakunze uba wakunze uko byagenda kose ko yagutegeka urabyikiriza kugira ngo urebe ko ubasha kuzageza ku icyo watekereje mu buryo bwo kumukenera kugira ngo ibyo uzamubwira azahita abyikiriza ntabwo umushyiraho ikakatiriza ugenda mpora bakunze Ibyozo TV mbibutsa gukora subscribe gusharinga hirya no hino like ndetse na comment nkubwira ngo n'umuryango ufite story iryoshye kandi cyane mami ndagira ngo tunyaruke gatoya kuko tuzakora ikindi cyiciro cya love story yanyu utubwire zimwe mu mbogamizi ibintu bikomeye wahuriyemo nabyo mu rukundo nyuma y'uko umaze kumwemerera maze kumwemerera nahuye n'ibintu hari abantu benshi bambwira turiya muryango ni abantu bakunda gupfisha ntabwo uzahaba buri kumubona ni ikinege ntagira bene wabo uretse gashiki kiwe kamwe rwose uriya rugo ntabwo uzarushobora nuko kandi bakambwira ngo baturanye n'umurozi ibyo bimbera ikibazo kirekire ntangira kugusa n'ubyanka noneho musaza wanjye kubera ko yari inshuti ye rwose abinshyiramo kugeza n'ubwo igihe cyageze kubera ko narerewe kwa nyogokuru n'uwo musaza wanjye nkurikira bafata intebe bazikura muri saro barazimanika bazishyira mu idare baravuga ngo tuzaza tuzimanuramo ari uko harera ari we ugeze muri uru rugo nta wundi musore uzigera agera muri uru rugo ngo tumanure izo ntebe bivuze ngo mukumukunda n'umuryango wawe n'umuryango wari umukunzi n'imbaraga bari bamukunze na nyogokuru uramukunze rero mugeze gutya mukoze ubukwe murabanye
turabanye kandi rwose unamureba ntacyo yari atwaye. ubusanzwe n'ubundi ntacyo atwaye uretse satani wamukoreshaga ibyo byose bikaba yasinze ku buryo n'igihe inzoga zamuvuyemo n'abamubwiye ibyo yakoze atabyemera. hanyuma rero abantu turimo tuganira nabo ntago baramenya ngo ni ibiki byabaye byamubagaho yasinze byaguciye intege bikakubera urugamba rukomeye nk'umubyeyi nk'umudamu washakaga kubaka umuryango ndetse wanagumyemo ukihanganira ibyo bibazo. ni ibihe wihangana? ubusanzwe ngewe nihanganiriye ubusambanyi bwiwe. zanaga indaya urabuzi neza ko bwabaye cyangwa warabyumvaga neza kuko ni ibintu yazanye rimwe kugira ngo mbimenye by'ukuri kuko baranabimbwiraga. nareba ubwitonzi afite nkabona bitabaho. rimwe none hazana indaya mu nzu mvuye aho nari mvuye bitiye mu rugo mabukwe ahari kuko mabukwe twabanye imyaka 20 nuko birangira mabukwe ambwiye ati ariko witonde aho mu nzu hari umugore yahiriwe kuva mu gitondo wagenda kugeza kuri iyi saha tugendemo nyine witonze. ntamuga ati kwera ati none se ni iki ati ntago nzi uwariwe gusa yantegetse guteka ndabagaburira biriwemo n'ubu baracyarimo. ndinjira ngikubita urugi ndebye ku buriri nsanga bari kumwe. sanze bari kumwe ubwo nawe ndirebera n'amaso noneho birangira we yikanze barabyutse aravuga nge nahise vuga ngo ye baba we ti Yesu we noneho ibyo mbonye ni ibitangaza. noneho ubwo ahita aravuga ngo ni ibiki ngo ibitangaza ubonye ni ibiki ngewe nashyingiwe fata utwawe ugende. akimara kuvuga ngo akimara kuvuga ngo yashyingiwe nasohotse nivovota ngeze hanze ubwo mabukwe yari ahari n'abaturanyi baza kubyumva nuko baraza baje nabwo kwari ukunkanga kugira ngo wa mugore abone ukamusohora kuko inzu yari ifite umuryango mu gikari no kwiremba. nuvuga ngo yamuzanye ari wowe uhari hari na mabukwe. ngebwo nari nagiye mabukwe ari uhari. nza kuza rero usanga bibereye mu gitanda. nuko rero amaze kumbwira ngo nashyingiwe fata utwawe ugende nanjye naturumbutse njya hanze nivovota ambwira mabukwe ati mabukwe rero ngiye gutekera utwanjye ambwiye ko yashyingiwe. kandi koko nibyo kuko yashyingiriwe ku buriri bwanjye. nuko ubwo rero birangira nanjye nsohotse ngeze mu gikari ndi kwivovota n'abaturanyi barabimenye na mabukwe nyine araho nawe ababonye ubujya cyacikisha wa mugore aca amucisha mu irembo nge ubwo nayo ndi mu gikari arasohoka. ahitaza mu muryango w'igikari nkaha abaratangira ati ariko uyu mugore atse ko yasaze mwabantu mwe ngaho tidori inzu ni mwinjire mujagajagemo nta mugore urimo. uretse gatoya kuko baradukurikiye hano. ibyo bintu byari byabaye cyangwa yarabyitiranije umugore wawe? byari byabaye. wamuzanye? namuzanye. bya kugendeke gute kugira ngo umuzane uwo mundi kandi ufite umugore mu rugo? ubwo nyine satani yankoreyemo numva ko uwo nguwo ari wo mwiza kurenza uwo mfite. ukajya uwawe ntacyo avuze. nkabona ko ntacyo avuze. ubwo mpitamo kuzana uwo nguwo nyine. ubwo muri ubwo buryo bwo kumuzana nibwo uyu nawe yaje arabasanga. uravuga uti bigiye kunkoraho reka muhishe ace mu gikari anyure mu gikari hanyuma mpite muhindura umusazi kugira ngo abantu nibaza baze kumubura nyine basange. hanyuma rero bibayeho urabyiboneye? mba ndabyiboneye none habwiye ba bantu baravuga ati koko wanasanga uyu mugabo tubwirye uri kuvuga koko nibyo rwose nibyo. ubwo umuntu w'umugore aba yinjiye mu nzu none bagenda binjiramo ari abantu babiri bagezemo ati mbahaye uburenganzira nimugere ku buriri bwanjye. wa muntu baramushaka baramubura bagiye mu byumba bindi byumba baramubura ati wa mugore wa Yozefa ati umva turi inkorashyano rwose titwagatanga uyu mugabo witonda gutya mu by'ukuri umubeshyera buri munsi. abagabo baba bamugiye ati umugore nkura namwirukana abandi bagora ati nanjye umugore nkura ndi umugabo sinamutunga. mbambaye umusazi biba birakwiragiye bigeze n'iwacu mbambaye nyine umuntu w'umunyamahane umuntu utagera no kwa musaza wanjye kuko urwo rwananiye ngende nyine imbe nk'igikenya cyo kumusaza. wakuye hehe imbaraga zo kumubabarira ibintu wiboneye arimo guhindura umusazi? hano hanze hari abantu hari imiryango ikomerewe abantu bapfa ubusa bitari kuri urwo rwego
we wakweheho imbaraga z'umutima zo kumubabarira kugeza ubwo na n'ubu mukiri kumwe hari n'ibindi bintu uri buze kugenda utubwira. ngewe ubundi ubusanzwe nari umunyamasengesho kandi iwanjye mu rugo hari icyumba cy'amasengesho bakoze ibintu by'amatsinda ku mudugudu nasengeragaho birangira iwanjye bahashyize itsinda ry'amasengesho noneho biza kugumaho n'andi matsinda asenyutse ngewe iwanjye haguma icyumba cy'amasengesho uyu yari umuntu ukunda abanyamasengesho iyo bazaga yasinze yaserebuye yaragendaga akabasasira ikirago akavuga ati wa mugore we nshyize amaboko hejuru nudakora umurimo w'Imana ibyo ntago bindeba ibyo birakureba wowe n'Imana ati Imana we ngewe urubanza rumvuyeho nadakora umurimo wawe ibyo biramureba nuko ubwo ngubwo abanyamasengesho gahita baza nkabasengera mbabaye kandi bagasubizwa icyo kigeragezo ngifite abagore baje bakubiswe n'abagabo bahuye n'ibikomeye nkabasengera bikarangira mbona abagabo baje bagakizwa ndeba nuko ngewe umugabo ntakizwe. Ubwo bwari bwa mbere hari ubundi byigeze kuba cyangwa yaje kugusaba imbabazi yagusabye imbabazi ariko ubundi ubundi icyo gihe iyo byabaga ko hari ukwikaza yabona bibaye cyangwa se nakikaza ateka ntekere utwenda ngende bikarangira avuze atumva turayirwanira nturava muri iyi nzu ntaye haba abana nuko bikarangira basi mbonye nta kindi nakora nkamusaba imbabazi gasabana imbabazi bikarangira. Ufitanye abana bangahe? Ufitanye abana 6 n'abahungu 5 n'umukobwa umwe. Mumaranye imyaka ingahe mu bana? Mumaranye imyaka 26 kuko mubana 26 mubana tubana kuko twashakanye 9/5 ari mu kwezi kwa mbere kuri 6. None se mufite imyaka iri kuri icyo gipimo ku buryo mwagize imyaka yo kugira igihe cyo kubana niyo na 20 noneho mufite n'abana bakuru? Dufite abana bakuru dufite umwana w'imyaka 25. Nguki noneho ndumiwe pe ntago umuntu abareba yabona ko mufite umwana ungana gutyo hanyuma rero mwamwubatse urugo rurakomera ariko ibibazo bikomeza kuza. Ikindi gihe wahuye n'ikibazo kikakubabaza cyane ni ryari gikurikira icyo ngicyo cyo cyari cyambere? Ubundi ni byinshi kuko naraye kenshi hanze kenshi n'uruhinja nagiye njya mu myumbati y'abantu gusoroma gasombe kugira ngo mbone icyo ndya nta kintu gihari kuko n'imyaka yarayigurishaga mu rugo nuko ntaramara iminsi 3 mbyaye nkajya gusoroma isombe ngateka. Uwo wari umubabaro byari ibintu bikomeye nta gikoma nzi nk'abandi babyeyi nta gasombe karimo ibirungo nzi nk'abandi babyeyi tudagara twijana iyo natubonaga duteka 3 mu mboga byari ibibazo birebire ariko wakoresha ibitaramo mukange yabyaye rwose ni muzemba turya uruhembo nuko mba muri ibyo bibazo. Hari ikindi kibazo nigeze mpura nacyo yahuye n'indaya noneho barapanga baranwa bararangiza bagiye muri gahunda zabo yirengagiza kaza kongera kumuha amafaranga arayabura ayabuze rero barwana n'indaya yanka ko yambara imyenda ntayo wambara nta niyo ujyana kubera ko nabuze utampaye amafaranga birangira barwanye rero umuntu wasinze nta n'imbaraga bafite kandi wenda bafite n'abandi bambaye iyo ndaya yohe birangira bamutaye hanze yambaye ubusa arongotana ku musozi rwose yagiye ahantu h'urugendo rurerure nk'ugwa amasaha agera kuri 3 arenga yambaye ubusa ashyika mu rugo abwa. Warabimenye gutyo gusa cyangwa warabibonye kugera abwambaye? Yashyitse nijoro ariko nta kintu yambaye ndavuga ati buri imyenda yitayeho mu nzira gusa nijoro ntago arigo naho byabaye kumanywa bwakeye byasakaye hose nyine. Tutaragera kure cyane umutware wawe we ari we ngarukaho impamvu turi kuganira bino kwa kurikiye Gihozo TV mbibutsa ko ari Timamu Jean Baptiste kuri mikoro ku buhanga bw'ibyuma hano inyuma gato ya mikoro ndetse na kamera hari umujene witwa Theo buri magenda byorganiza neza cyane. Umutware wawe reka mubaza akantu kamwe iyo ibyo byakubagaho byagenze gute? Ibyo byambagaho nabaga nananyoye n'inzoga nasinze nyine ubwo najya muri ibyo ngibyo amaze kuvugana n'umuntu ntuwujuje imvugano mwavuganye ubwo nawe ahita yifata izindi gahunda ibyo agiye gukora ubwo bwo kukwambura agahita kwambura basi ukabona nta kintu uri bukore
basi ukagenda uko. yego hanyuma se ko akenshi biragorana iyo umuntu yakoze icyaha bafite isoni, ntabwo iyo bagakoze amafuti nkayo wageraga ngo wumve umutima wawe urimo kukurya, wumve ko urimo uhemukira umugore wawe cyane ku rwego rurenze, wumve ko bishobora kuza kuviramo gutandukana nawe? Bibaho nyine, wumva ko hari ikosa wakoze mu gihe cy'amasaha nka saa 8 z'ijoro cyangwa saa 9, niko wabyumva. ariko noneho bya binini nyine byacu ngo by'abagabo ngo kwihagararaho, ukihagararaho ukamwereka ko ibyo arimo akubwira nta shingiro bifite, ari ibintu by'ibibeshyo kandi ibyo byabayeho. hanyuma ntarajya rero hepfo hariya, ibyo byose birabaye, nawe urabizi ko byabaye nyine, ntabwo ari kukubeshyera uko biri kose, sibyo? uha agaciro kangana iki kubera kubabariye amakosa akomeye undi atakubabarira? Agaciro nabiha rwose. ngewe ubu ngubu uyu mugore wanjye nkurikije uko yanyihanganiye iminsi myinshi, ibintu byinshi, ubu ngewe nsigaye mwubaha cyane, nshingiye ku bw'uko nawe yambabariye ibintu byinshi, amakosa atoroshye. wari kubasha kumubabarira ibyaha bingana n'ibyo yakubabariye? Ntabwo bishoboka, nta umugabo ntabwo yabyihanganira kwihanganira ibyo byaha byose, ntabwo ari kubibasha. muri make waravuze uti nta kindi we nafite namuha, ariko bigeze reka mbe uwo ashaka. niko bimeze? niko bimeze, nta kibazo. ubu uratuje uratekanye, uragenda ukumva uruzuye? umva ndasinzira nkaryama nkabyukira igihe nshakiye, nkarya utwo ndiye twose tukanyura, nukubona ubu narabyibushye kuko icyo gihe nari umuntu numva nari narumye mpagaze, ariko ubu ngubu mfite agasura keza, mfite n'akabiri keza kubera umunezero uko ndyama, noneho ntarara mu gihuru, ntaranukirwa n'inzoga n'ibirebire. ngewe nkubwiye ngo byari byageze n'ahantu ndetse anyara no ku buriri, ibyo byose nkabyihanganiye. nababwiye ko hari part 2, ino ni part 1 twagiye kureba ino family kugira ngo ituganirize. hanze hano heze ingo z'abantu bari kugenda basenya ingo zabo, abagore abagabo, ndetse ku makosa ari hasi yawe. ni iyihe nama mugore mwiza uzi kwihanganira umugabo we wagiriye ihe nama abagore bananiwe kwihangana, binjiye mu ngo barimo kujya mu madivorce hirya no hino, ugasanga barashyamiranye, ibintu byarabacanze, imbaraga wakoresheje ni zihe? ibanga ni irihe? inama waha abantu ni iyihe kugira ngo bake ingo zabo zikomere? ubundi ibanga nakoresheje ni ugusenga, kubaha Imana kenshi, kandi nge nirinda ibyaha. ndavuga ngo sizapiganwa n'umugabo, sinzapiganwa n'umugabo kuko nabonaga ari ibintu mvuye bitambesha ubugingo. navuga ati kandi n'umwandu mubi n'umurage mubi twabadusize mu bana, kibuze reka nge nsenga Imana kugira ngo karande zitazagenda ku bana, karande zitazagenda ku bana. ndihangana nyine nguma ndasenga kandi mbwira Imana ati Imana undindira abana, karande ziwe ntizizaba gendeho rwose, umbabarire. ni uko nagumye nihangana no gusenga. kimwe mu bintu bigoye cyane ni ugufata umuntu mu bana yaraguciye inyuma, ndetse n'abantu bumva kino kiganiro bakubaza ibirenze ibyo nakubaza ubu ndi kubavugira, sibyo? ibanga riri hagati, uretse gusenga ntabwo bihagije, abantu basenga byananiye, sibyo? ibanga rihari rituma wihanganira ibintu bingana gutyo, ukavuga uti ndaguma mu rugo rwanjye, sibyo? ntekereza ko utabuza ahandi ujya. umva rwose ngewe ibanga nakoreyeho, ibanga nakoreyeho cyane ahanini ni ibanga ry'ubugingo, ni ibanga ry'abana, ryo kutandarika abana, gutuma abana batajya kuregwa nabi. nanjye nta bushobozi nari mfite, kandi kenshi twaranaburaraga, twabuze n'ubushobozi bwo kubona ibyo turya, ariko nkavuga ngo kibuze abana banjye mbarere neza, kandi abana mbarere neza, mbapfire, kandi nabo mu ngo zabo bazabashe kwihanganira ibyo nihanganiye. Nubuhe butumwa wagenera abagore bagenzi bawe bakurikiye kino kiganiro? yewe ubutumwa nabagenera, uretse ubutumwa bwo gusenga, ubutumwa bwo kwihangana, bagategereza Imana rwose, ntibace amasezerano. uko urabona buriya Imana yarambwiye ngo abantu baca amasezerano kandi barahagaze imbere ya leta, y'ubuyobozi bwa leta ndetse n'ubwitorero, bakarahira ngo bazatandukanwa n'urupfu, ndetse na Yesu agarutse. mu by'ukuri Imana yarambwiye ngo abo bantu nta bugingo batandukana gutyo.
nta bugingo buriho, asenye ntasenge nta bugingo buriho rwose. Ntakagende n'umuhanuzi uzababeshya, kandi babandi nabo bashukwa akagenda akajya hanze akavuga ati ngiye byangendekeye gutyo, umuhanuzi yabyumva, uyu mugabo si uwawe, uyu mugore si uwawe, Imana ivuze ko atari uwawe rwose. Nta biriho. Abantu bakunda bunjya mukundana Imana ibireba, mugashyingirwa Imana ibireba, mukabyara Imana ibireba, ibishoboye yanareka ko mukundana, ariko bijya bari byo byawe. Ahubwo icyo usabwa ni ukwihangana no gusenga ugategereza Imana. Nk'umunyamasengesho rero, nk'umukozi w'Imana, nk'umuhanuzi, uravuga uti reka nihanganire mfira abana banjye ngumane n'umutware n'ubwo adashobotse, ugira amahirwe nyuma agera aho ngaho arashoboka. Ubona ari iki cyamuteye gushoboka wowe ku giti cyawe? Ngewe rwose si imbaraga nasize, sinzi uko byagenze, ni imbaraga. Ubundi ngewe nasenze kenshi kugeza ubwo nasenze amasengesho y'itatu, nsenga y'irindwi, n'aya 40 nzanyasenga rwose. Umva ndumva ko icyabihinduye ari ugusenga, si ikindi. Ku bijyanye no gusenga, tugarutse ku bantu hari abazakenera wenda ko n'abasengera, ikibazo kindi nakubaza, uko wari ufite imbaraga mbere ibyo bikubaho, na n'ubu ngubu uracyakomeje cyangwa wenda wacitse intege? Oya rwose mfite imbaraga, ahubwo noneho zanarushijeho, kubera ko noneho nsengera mu mutekano. Nsengera mu mutekano rwose. Nawe Imana yagize gukira gusubiza uravuga uti kuko Imana umva Mana, noneho mba numva y'Imana imbwe ngo hari abantu bababaye kukurenza cyangwa se bababaye nkawe. Yewe mba numva sengana imbaraga nyinshi n'umubabaro mwinshi, nkabyishyiraho, nkumva uko nari imeze, nkumva umubabaro nahuye nawo, nkumva rwose ari isengesho ryasatura urutare. Yego. Ubusanzwe se bino tugaruke gato ku buhanuzi, nk'umuntu w'umuhanuzi, urabizi ko hari abahanuzi b'ibinyoma muri kino gihe badutse, urabizi? Ndabizi cyane. Umuntu urimo ukurikirana ikiganiro udasobanukiwe ibyo byose yatandukanye gute umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ikinyoma? Ubundi reka nkubwire umuhanuzi w'ikinyoma. Ubundi Bibiliya iratubwira ngo bazamenyekanira ku mbuto zabo. Umuhanuzi, hariho abahanuzi nabo wumva ngo abo bantu basenye ingo zabo. Imana yarambwiye ngo impamvu ubundi ingo zabo zisenyuka nuko nabo basenye iz'abandi. N'ubwishyu Imana ibiri kubishyura. N'abahanuzi bagikora ibyo bitegure bazi ko nabo ingo zabo zitazigera zubakwa, kandi uko Imana izabibagenzereza izabigenza ko no ku bana babo, cyangwa nitabimugenzereza abana babo ntabwo bazigera bubaka ingo. Abo bahanuzi b'inyoma rero imbuto zabo zirabagaragaza. Reka ngaruke gato ku mutware wawe, nubwo nawe ntarasoza. Hari ubutumwa ufite wumva bwihariye wagenera abagabo badashobotse kuri ubu ngubu bananiye abagore babo? Hari message wabagezaho? Message nageza ku bagabo bagenzi banjye nuko rwose bagomba kureka abadamu bakagira ubwisanzure, kuko kenshi hari aho bagira ubwisanzure, wamureke ubwisanzure bwiwe, hari aho turengerwa, tuvuge nk'usenga, hari aho turengerwa n'amasengesho yiwe, kandi ushobora no kuba utanasenga ariko amasengesho yiwe akakurengera. Ubwo rero icyo nashishikariza abagabo, nabashishikariza rwose kurekera umudamu niba akeneye nko kwisengera, agomba kumureka uburenganzira bw'umugore bwubahirizwe muri makeya. Mbega ngewe nibyo nabashishikariza, kuko abagore nabo buriya hari aho badufatiye runini, nubwo tubanza kwirengagiza ngo turi abagabo, ariko nabo hari aho badufatiye runini. Urakoze cyane mami. Hari abadamu benshi byacanze mu ngo zabo, bakorerwa udukosa tworoheje, bakabyitura ngo abagabo, ugasanga bavugije induru ku musozi. Wabashije ute cyangwa se washoboye ute kugumana icyo gikomere na n'ubugingo n'ubu ngubu nkaba mbona ukeye ku maso, uri kubyumva nta kibazo ufite? Ntekereza ko ibintu ubwo biriya bitagusenyeye urugo, hari ibindi ubu byarusenya? Oya rwose ntabyo. Umva urugamba nahuye narwo ntiruteze no kungarukaho, ntago biteze kungarukaho. Umuzimu yarapfuye, narahambye nivuge. Umva
ubwo rero aho bigereye ni ugufasha abandi rwose muri urwo rugendo kugira ngo nabo imana ibafashe nabo bazarurangize neza kandi nzi neza rwose nzi neza ko byanka byakunda nta wihanganye imana itazagororera muri make babwira abadamu ngo bihangane amakosa y'abatware babo byanze bikunze imana irebye kwa kwihangana kwawe ifite ikikora rwose bihanganira abatware babo ibyo bakora basenga imana bihangane barera abana imana yabahaye bareke kubashyiramo ibintu by'umurage mubi kuko uwo ni umurage mubi wo gusenya buri munsi ni umurage mubi kuko biragukurikirana hatabayeho gusenga rwose biragukurikirana ikindi rero nababwira n'abagabo nabo kandi nabo kuko ntago abaterura imisaraba ari abagore gusa hari n'abagabo ndabizi imana yambwiye ko hari n'abagabo barushye no kundenza ariko nabo bihangane banasenge kuko hari n'abagabo nabo bakubitwa kandi ari abagore nako ari abagabo bagakubitwa kubera ikigeragezo uwo rero nuwo gusenga nta kindi no kwihangana. Hari abafana b'igihozo TV bamaze iminsi bambwira bati ntabwo twari tuzi yuko abagabo barengana ukavuzo bituma nshaka kugagarukaho hari abantu bamwe na bamwe mu bo wasengeye cyangwa mu buzi uzi neza yuko barenganye kandi ari abagabo bahohoterwa n'abagore babo urabazi ni benshi cyane ndabazi ayo makuru ndayafite na musaza wanjye ndetse arimo nawe yahuye n'ikigeragezo nk'icyo umugore akamukubita rwose akatubwira ati njyewe umugore aranyije rimwe noneho njyayo ngiye kubasura biba noneho nirebera ndavuga ati kwera umugabo aza kubitwa n'umuntu w'umugore njya mu buriri nyene nari ndimo bari banshyizeho mu gitanda cy'abashyitsi vanbwira imana ati imana rero burya nsanze hari icyo wanzaniye muri uru rugo kugira ngo ndebe nsanze abagore atari bo barushye gusa n'abagabo bararuha ubwo rero imana yaje kumbwa ngo sujye wabonye wenyine ahubwo hari n'abandi barenze hari n'usohoka mu rugo ahanzwe n'ikigeragezo cy'umugore akagenda ariko ntago wari umuti si umurage mwiza mu bana umuti ni ugusenga no kwihanga. Nkomeze gushimira mwebwe mwese mubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye kwibutsa gukora subscribe gusharinga hirya no hino gukora like ndetse na comment. Uyu muryango twawusuye bafite ubuhamya bwinshi cyane bwihariye ariko ntabwo twabuvuye imuzi bitewe n'igihe n'amasaha ahageze tubasezeranya yuko nidusanga ino nkuru yabo yabagiriye umumaro rwose tuzanyaruka tunyarukireyo dusubireyo unyarukira aho hasi gatoya wandike comment utubwire uti part 2 irakenewe ndetse uduhe n'ubutumwa wumva wabagenera by'umwihariko rero turimo dusoza ikiganiro ubutumwa bwihariye butagize hano buhuriye n'ikiganiro mama wagenera abantu bakurikiye kino kiganiro nubuhe unatange adresse wabasha kuboneka. Ubutumwa ubusanzwe ubutumwa naje no kubutambutsa mu mwanya washize mbabwira ukuntu imana yambwiye abantu basengera ingo zabo kuko satani yarinjiye yinjira agambiriye gusenya ingo ariko nibagira kwihangana no gusenga imana izabarwanirira. Ubwo rero nomero yanjye sinabura kuyibabwira ni birebire ni byinshi mfite nk'ibice bigera kuri 4 kuko hari n'ibice by'uko naje twaje kujya hanze y'igihugu hari n'ibindi bice by'uburyo nabyawe n'uburyo narezwe byose ni ibintu bitoroshye nzagaruka rero muzagaruka kandi nanjye mumfashe kugira ngo ntambutse ubutumwa bw'Imana neza kuko Imana yambwiye ngo abantu bafite ibikomere byinshi. Nomero yanjye ni 0783 83 44 0 mwabyumvishe rero yuko twabigiye tubinyura hejuru hari igihe yagize anyura mu bintu bitandukanye bazerera mu mahanga nta kintu na kimwe twagiye twirengagiza no kubera ko ari igihe ariko tubasezeranye yuko rwose ubutaha tuzaza tukabikoraho. Nimero mwayumvishe niyo ngiyo nkwibutsa yuko uramutse umukeneye hari nimero yatanze turaje twongere tuyibasubiriremo mu kanya gato yakagiye kuza ayisubiremo neza yitonze kugira ngo niba ukeneye ko yagufasha mu buryo bwo gusenga mu buryo ko kukugira inama. Hari abadamu hano hanze mami ndakubwiza ukuri ingo zananiye kandi ku tuntu tw'amafuti abo bantu rero nibaguhamagara jya ubakira ubagire inama ongera usubemo ya nimero ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Reka nyibabwire hari igihe naba nayicuritse ni 078
3 Yego. 3 Yego. 4 4 3 Yego. 0 7 8 Yego. 3 8 Yego. 3 8 Yego. 4 4 3 kane kane gatatu mbabwira ngo ciao ciao bye bye nakagaruka.